avuga ko bakina zirimo ibyo bintu babikoraga gake bihishe babonye zifunze muri bo bihugwaho ariko ntabwo mpamya ko kubera ko insengero zafunze ntabwo bishoboka aya cyagiye cya covid nize kuva ngo wacuruje n'akabari inzoga hano bazicuruje wakwishyira kuri kagatabureti kare yari paseri uriya muntu n'ubundi yarazinywaga mu ibanga rwihishwa undi wagiye kubaka roge yubaka na bare yari pasiteri yari ntabwo yabitangiye uwo muntu gusa ndi twavugaga urusengero rurimo bare na roge wo haruguru hano hafi ya John nta cacuze iri hafi aho yafite ubu bishop hano cyane abanje gukora mu bare ngo na roge hano hafi ntayuze haruguru hagatoya ariko uramuzi uvuga undi we yafashe amafaranga yo kubaka urusengero ajya kubaka bare ariko banza umbwire uwo haruguru hagato nituva kuri kamera ndamukubwira ufite itoro hano hafi ya turi nawe nibise ngo wakozemo bare n'amarogi bibaza ibyo rero nibiba n'umundi burya cyagiye afite urusengero ntabwo yari mu nzira y'Imana ariko bagize amafaranga abantu zigira ngahe uko bibonye bagize zizubuka ubwira nyine capuma yanzwe muzubukanye nguruzubuka noneze ko wagiye muri rogi udafite amafaranga umaze gutangamo nkangara muri rogi se niyo ko yagize sugura kuvuga nta makuru ufite uvuga ko zunguka zigira amafaranga nta makuru afite umuntu wose wuzuye amarogi nta makuru ujya usanga huzuye abantu ku marogi wabona se ndi bose ukuvuze baba bari mu byumba rega yewe babwire cyakora niba ufite rogi mbwira uko zunguka uganize nadukurikiye niba sivyo zijyamo mbwira yuko ujyana nuko musige mbona rogi z'ahantu hose yabaye business bivuze ngo ibyaha byabaye byinshi kandi zari inzu z'ibyaha irenganya kurara muri rogi ntibisobanura ibyaha harimo ushobora kuyiraramo ku mpamvu zindi nta byaha agiye gukoreramo akagenda akajyamo akaryama agasinzira harimo ushobora kuva icyangugu yagera ino agashaka harara akishyura 5 bye akajyamo niba 5 bari 10 akaryama hari uwava mu kindi gihugu akaza ntabwo kujya muri rogi egari gukora ibyaha ubusoko ari ibintu byo abantu bajya banacirana imanza ngo babonye wenda nk'umurokore ngo wagiye mu kabari none nta tubari tw'abarokore tubaho twotsa brochette twotsa inkoko twotsa amafi umurokore ukeneye kubirya yagiye yabibona ati ikibazo wazajya umufasha amigisubizo nawe uze ko Imana ufite igisubizo kenshi babonye umurokore asoza bati kwakindara Yesu abagiye mu kabari ariko niba akeneye brochette niba akeneye ibindi byotso mu mabari yabibona ati urakoze cyane zirazitse reka tuganire muri iki gihe gira icyo ubwira abantu bakunzi ba Shalom TV 295 tubashuje mu izina rya Yesu Kristo twifuje amahoro y'Imana ngene ko Honeste ntirenganya niyo mazina yanjye ndabakunda kandi namwe ziko mu nkunda ntabwo twaduherukanye ariko turagarutse kugira ngo tuganire muri kano kati kumwe n'umukozi w'Imana cyangwa se inshuti yanyu yakadasohoka Kwizera Valence ziraziritse Kwizera Valence akongeraho ziraziritse kandi ndakeka na ziraziritse ariyo channel ni ziraziritse TV murakoze cyane Ziraziritse TV mujye mwisura nanjye ni Shalom TV 295 aho ngaho no dukorera no ducisha ivuga butumwa no dukurira ducisha ibiganiro niho ducisha ubuhamya Imana rero ikomeze ibahe umugisha ariko abantu bahora banyigiza ubuhamya bwawe ubuhamya bwanjye barabushaka barabushaka barabugicuza bati rwose Ziraziritse ko tuzi ko ubuhamya buryoshye kucyatado ubuhamya ariko babikwibutsa muhuye mu nzira cyangwa muganira bisanzwe comment ibyo ntabyo mbona uramamagara kuri telefone ko ari channel yawe ndayisura nkareba niyanjye na n'uyu munsi ntabwo bakunze batwandikira abiterwa n'iki waraduhamagara barahamagara kandi nawe baguhamagara akibazo ubuhamya rwose nzabubaha hari indirimbo ivuga ngo n'ubwo utazi gucyomoka kuko utari umuhanga hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira murakoze cyane rero kadusuza abadutiza amatwi cyangwa se abadukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda iyo tuvuze mu gihugu cy'u Rwanda ubwo tugira mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda tugagaruka no mu mujyi wa Kigali ariko kandi ntago arahonye turasimbuka tukagera no hanze y'igihugu tugasuhuza abari yo ku migabane igize isi yose uko ingana tuyirondora
mwese turabizi ko mudukunda, ariko kandi muri ibyo bihugu byose, muri iyo migabane igize isi, harimo intara ya gatandatu y'abadiyasipora. Abadiyasipora badukunda bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abasha kurusobanurirwa n'abandi. Mwese tubashuje kandi tubahaye ikaze kuri izi televiziyo uko ari ebyiri. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nyagasani Yezu nabane nabo, Imana ibahe ibyo muyisaba, Imana yumve gusenga kwanyu. Ndabasengeye ngo Imana ibatabara izindutse. Ijambo raryumva nirenga. Abadiaspora ndabizi ko abenshi muri bafite amafaranga. Ni iki babifuriza? Mbifurije kuyakoresha neza, mbifurije kuyakoreramo Imana, mbifurije kuyatunga bagatunga n'andi arutaho, mbifuje kuyakoresherezamo Imana, mbifuje kuyasangira n'abandi, mbese mbifuje kuyatunga, mbese murakagira ibyo mutunga n'ibyo mutanga, murakagira ibintu n'abantu n'ubuntu. Mbese ibyo nako ikinyarwanda bacyumva. Umuhambwe ko mu kwa 12 azaza mu Rwanda kanzanira kamera imeze neza. Uwo muntu rero ndamusengera Imana imurinde imyaku n'imikoshi n'imikasiro, imurinde icyago n'icyagane, imurinde imyuka, imurinde abarozi n'abari bose mu izina rya Yesu Kristo. Agambiriye ibyiza, Imana nayo imugambiriye ibyiza. Azaza amahoro akuzanire kamera uyikoresha umurimo w'Imana kandi bizageneza. Ndamusengeye kandi Imana irumvise kandi izabikora. Urego nshonje bishiwe. Bishiwe kabisa kamera. Aka karashaje. Aka karashaje? Aka karashaje kabisa. Ariko karadufasha. Azakuze kimwe kirekire njye mbona abantu bafite kabisa. Niba azagikura mu bihugu arimo akakizana. Kwa 12 ko numva gutinze. Tumaze kwikigana twakora aho bwa mbere na mbere kwisi. Bwa mbere na mbere uzayikoreraho. Uzayitaha kabisa. Haleluya haleluya. Uwo muntu mubwira utumusaza ziraziritse. Utinya gusaba imigisha y'iburyo n'iy'ibumoso, y'imbere n'iy'inyuma, utiyasengeye kuzagera ku buvivi bwawe bose. Imana izarubukire ko wahaye ntirenganya kamera. Umva giye nyisengeye ngihari bisunda byizeye ko izaza. Oya byo nayo ndizeye. Nawe wabyizeye. Kandi ngo kwizera no kumenya ibyiringirwa. Bashidikanya ko bitazaba. Uwo muntu rero Imana iramurinda indwara, ntago azarwara ngo ataza. Imana iramurinda intambara n'impanuka n'ibiki byose azaza. Kandi azayikuzanira. Nimukomere rero bagenzi bacu mudukurikira, nanjye ndabatahije kandi ndabakunda. Tumaze iminsi tutari gukora, ari njye nararwaye, mumva ko ijwi ritaramera neza. Twa namaze iminsi ne ntavuga. Neza burundu ntavuga. Uri muri komaze cyangwa ameze neza ariko kuvuga bingora, umwuka utazamuka. Icyo nagize mu gituza ariko Imana kugenda ibikora ntabona. Wari umuti wo kuri yamanuka wakoze? Oya, ni indwara yizanye gusa. Ntabwo ari impanuka, indwara yashatse kuza gusa. Abaganga bambwiye ko hari ikibazo mu dutsi tuvana amaraso mu mutima tuyajyana mu bihaha. Twari utubazo tukwinda tuzamo. Hamwe no gusenga Imana. Ibi ntabwo nta gripe mfite, ntabwo nkorora, n'ijimva ritaza nyine n'umwuka muke no ugenda uba muke. Indwara ni indwara gusa yizana. Ntabwo avuga ngo ni iki kibitera n'iki kibitera, ni indwara gusiza mu mubiri. Ndumva ndacyari kwivuza, biri mu byatuye tumara iminsi tudakoze, ubwo sinari gukora ntavuga kandi byacaho kuvuga. Ubwo nasi icyorezo. Icyorezo gute? Singa ndwara ngwaye nje nyine n'iri cyorezo ariko ndirenganya nawe. Ngo nagukabye indwara ako bizagira ubwo ko buyindere. Ntabwo yanga niba hari n'abandi bayirwaye wenda kuko dogiteri yambwiye ko nyine irwa. Uzi ko dogiteri yambwiye? Yambwiye ngo 30% y'abagira iki kibazo ngo barapfa. Nari nari muzezo. Oya nje ntabwo ndi muri 30%. Muri 70% y'ababaho. Nje muri 70% y'ababaho. Ariko 30%. Onaje kubona ubwo wajya mugiye gupfa. Yagira iki kibazo arambwira ati barapfa. Ni ikibazo gikomeye. Ubwo ndi kuvuga turi guseka ni ngombwa kuko niyo ntayirwara nazapfa. Nanyije napfa. Ariko aya tukora ikiganiro byari ngo ko tuganira nzajyanza gutya turebe ko haraka numva mu gituza byoroshye. Tukora ikiganiro tuganire n'impfa nzapfe nanavuze. Kandi sinzapfa ahubwo nzarama buriya. Ariko nizeye ko wakize. Ariko muzi abo ntabwo nakize. Ntabwo ikiravuba. Oya. Ntabwo ikiravuba imara igihe ko yambwiye ko ari igihe kigera bakabashaka kuguha imiti ukoresha amezi 6 bakayikwandikira uko ukoresha amezi 5. Nuzatuvuganye ngumva ngo kuba muke gitura kikifora icyo cyo. Ariko nta kibazo Imana ibirimo. Reka tujye vorere utarifunga. Nta kibazo ugira ikibazo rwose. Tangiye gusefura kuri kamera. Kandi tugira ubwoba uti cya kigo cyahita kikugera ugize ingorane ngapfira. Ariko amaze koza kanu gatoya. Imana yabwiye abise ngo nta ndwara izawuteza nk'izo tejo gifuta ko teka akiza indwara.
izi ndwara ko zifata abapagani zigafata n'abakiri izihe izo nyine izo zose muba mu Rwanda none se wowe uri Umwisirayeli uvuze ngo Imana abwira Isirayeli ngo nta ndwara nzabateza n'abateza Egiputa kuko ndubite bisobanura ngo Abisirayeli koko indwara Imana yateje warumva Abisirayeli batewe n'ibibugo warumva batewe n'indwara si ibyorezo so warumva batewe n'ibikeri indwara icyo gihe Imana yateje Isirayeli ibyo Imana yababwiye bamaze kwambuka inyanja itukura bageze kuri Mara nibwo babwiye ngo nimwumvira ibyo mateka itonde buretse nimugira mute nimwumvira ibyo mategeko mukagenda mu nzira mbayoboye nta ndwara nzabateza ikinyuranyo nimutabyumvira ntimugende mu nzira mbayoboye ese nubyumvira ndarika nje irivuga ntago nari mari banze bimenye bivuga kuri abo nyine yabibwiye ariko ni isezerano ariko riri mu masezerano abiri ari igituma bona n'abakristo benshi bakunda kuvangirwa ku bimwe na bimwe nuko igihe cyose badafata ibintu byombi ngo babishorere babiringanize vuga ati n'abakristo impamvu bakunda no gusitara harimo wavuze ati bigisha imbaraga z'Imana gusa ariko n'ibigisha za Satani bigatuma umuntu yasaba ngo Satani ngo aragiye nyine ngo Satani ngo aragiye kubera iki yigishwe Satani nk'akabubabi karaho gahuwa ntabwo ko Satani ari ikinyabubasha ni nk'urwo rugero naguhaga icyo ni ikinyuranyo cyo kuvuga ngo nimwumvira ibyo nabategetse mukagenda mu nzira mbayoboye indwara nzabateza izo nateje Egiputa nimutumvira Uwiteka ubakiza indwara nimutumvira ibyo mbabwiye nimugende mu nzira mbayoboye nzabateza indwara nk'izo nateje Abanyegiputa ndetse n'izirutaho kumva n'amasezerano yarabatangiwe aho hantu kuba rimwe ritavuzwe ntabwo biba biva ko ridahari urabona ko Imana abwiye Adamu na Eva ngo ibashyira muri Edeni avuga iki giti ntimuzaryeho iki giti muramenye ntimuzaryeho umunsi mwakiriye upfa kumuzapfa numva hari ukutakiryaho ukazabona ibyiza hari ukukiryaho ukabona ibibi n'uyu munsi uri amasezerano abana natwe abari ku isi bose amasezerano abana natwe ni abiri amasezerano utasengera utahanurirwa nukora ibyiza uzabaho neza uzagira ibyiza uzahora uri mwiza ubana n'abeza nukora ibibi uzahora uri mubi uzabana n'ababi uzagira ingaruka z'ibibi ayo masezerano ntaho yajya si ngombwa kuyasengera si ngombwa kuyahanurirwa uri ku isi wese uziko ndirimbo ninde wandi waririmbye mu mugenzi wacu ngo ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho ni amasezerano abiri uri ku isi n'uwavutse uyu munsi ayo masezerano arayafite ntabwo uruvuga ngo kuki none waruvuze ngo Imana ngo kuki ngo bateze indwara nk'iz'abanyamashya nta ndwara iri ku isi yandikiwe usenga n'udasenga ahubwo ikigutangaza ni indwara iterwa n'ibyaha utarakoze ibyo byaha arayirwara kubera iki indwara ni ingaruka z'ibyaha zigira no kutabikoze none se umubyeyi aramutse yanduye sida kubera icyaha cy'ubusambanyi akayanduza uwo atwite uwo mwana se yabwo yasambanye akayivukana akayikurana akazamugiraho ingaruka neza ko cy'umwana mwene utamukiza kubera ko uratekereza ko ndi umuvugizi w'Imana cyangwa ndi umwagenti wayo ku buryo mbaza ibaza Imana impamvu utabakiza wowe nge ntabwo ndi umuvugizi w'Imana tekana nizeye kubwira n'ikindi rero ko umuvugizi w'Imana kuko yakanye mwijuru imbere y'Imana afite umuntu mvugira umisha umuvugizi ariko nge mfite umuvugizi ariko natwe watoyivugira mu ibibazo ugomba kubaza Imana natwe watoyivugira wowe umuvugizi w'Imana wowe wajya kuyiburanira mu rubanza ngo nimuvane ibishimwa mu biga muza akanwa k'Uwiteka none kusura akanwa k'Imana ibishimwa mu biga wabivanyemo ntimuze mu ngiye wakanwa ke kari mu wategeko uti azakawe uracyari kugaruka hahandi uracyari ku masezerano abiri nimuvana ibishimwa mu bigawa muzaba akanwa k'Uwiteka aha nimutavana ibishimwa mu bigawa niki gituma tutayibona muzaba nk'akanwa k'Uwiteka niki gituma bitava mu ni Satani kuko niyo mwanzi w'ibyiza ukoresha byinshi wakoresha ubuzima tubayeho wakoresha ibyiza wakoresha ibibi akanwa kacu rero nk'uko binavugwa nako kararema gafite ibyo karema ariko ntabwo bavuga ngo kabaye ak'Imana Imana ivuga ngo ibi nibibeho bikabaho so bavuga ngo uratetse ibibeho nawe bikabaho
nta wumvise mugenzi wacu wavuze ngo yagiye kuzura umuntu ari umuhungu ujya ubivuga wenda waranamwumvise karavuga ati mugana kamwe kacu kari nk'akimana ngo hari hapfa umuntu ngo i Remera nyirabyo niwe ubyivugira niba ntabwo uvuga amazina ye bavuga ngo agiye kumuzura ati ndizeye ngo arasenga kwiza ati ndabyizeye uragenda bati mu izina rya Yesu zuka barafuga ariko ntabwo abo ngo yagezeyo ngo atangira kugira ubwo ariko none ubu ngubu atazuka yumva ko bakaramwisha ngabaza abantu bangira ariko se umuntu ajya gupfa byagenze gute yishwe n'iki ati twabonye ari Imana yamwishe batese kubera iki ngababwira ajya gupfa ngo ibintu yavuze wa ningarabwira ati nari nje kumuzura ariko niba Imana yamwishe reka mbyihore ntago nahangana n'Imana tuguru yamwici nazi muri satani niba Imana yamwishe uko ntati mujye kumushyingura nabi ariko ubwo yaragize bakara ntakwiteka rero indwara zose ubona ku isi nk'uko waruvuze indwara ziri ku isi zose uri ku isi wese yazirwara uko byagenda kose uri ku isi wese yazirwara nta ndwara yandikiwe mu Isiraheli cyangwa umunyamahanga cyangwa umunyegiputa n'undi uwo ari we wese bose bari ku isi dusangiye ubuzima dusangiye imibereho icyo dutandukanya ni ukwizera Imana no kubana nayo ariko ibyago bigera ku basenga n'abadasenga ibyago biri ku isi ubu byose none se abaza kuki dusenga se tuvuga ngo Imana ngo irakiza Imana irinda abantu none tureke gusenga tumere nk'abandi cyangwa se niki gusenga nibyo uri kuvuga ntazi byari wowe kuva hari indwara wowe waragize gusenga Imana ikagukiza kuva wabaho ujye usenga Imana yarakije none kubaza iki se nawo nsengera barakira none se kubaza iki kibazo ubaje gukimeze gute yaragira ngo nabisubiza kandi numve ko niyo ndwara ufite ushobora gusenga igakira iyi ndwara mfite nta nubwo mfite indwara imwe ngewe muri nge harimo nyinshi harimo n'izo pagani kabisa nta kibazo ariko ubu ijambo umupagani uzi icyo ari cyo ariko uzi ko na biriya tuvuga mu nsengero nawe buriya tuba tubikoresha imvugo itariyo umuririmbyi wakoze icyaha tuvuga umupagani umudiyakoni wakoze icyaha mbese umukristo wese wakoze icyaha wabeshya zo ngo burya ntabwo ari byo ubupagani uzi ko ari igitutsi paganisme ubu umupagani ni umuntu utemera ko Imana ibaho niwemerewe kwita umupagani wenyine ariko umukristo wakoze icyaha yagize intege nke yacunguye asubira yakoze icyaha nyine ariko ntabwo ari umupagani uzi ko kwita umupagani ari igitutsi buriya paganisme idini ry'abapagani ni abantu batemera Imana ko ibaho iyi yaremye isi n'ijuru iyi ishobora byose yitwizera iyi se w'umwami wacu Yesu Kristo abateme umusinzi wemera ko Imana ibaho ntabwo ari umupagani oya n'umusubira nyuma yateye Imana umugongo ariko ntabwo ari umupagani indaya ruharwa y'umwuga ariko yemera ko Imana ibaho ntabwo ari umupagani iyi mvugo wenda baradukurikira ikibazo nuko dusaba komantere ntibaziduhe twari kuziva icyo abandi babivugaho ariko ijambo umupagani ntuzajya upfa kubyituma ibintu bisobanutse nta nabyo komanta ariko nta n'ubishima se none ese nta n'ubishima abatubwira ati mwakoze amera sikazibona hari komantere bazandika ariko ahubwo gwe uzongere kugira umuntu wita umupagani oya umuntu yaba umunyantege nke yaba wasubiye inyuma yaba wateye Imana umugongo ariko ntabwo ari umupagani n'umuntu muza bakabwira ati iyo Mana abanyabyaha none oya nabyo si ntabwo tubashinja cyatwe umunyabyaha uvuze ikindi kintu nacyo gikomeye hari umunyabyaha ugomba kwitaba inzego za leta zibishinzwe hari umunyabyaha ugomba kujya guhura n'abashinjacyaha akaba yanafungwa wowe wamwita umunyabyaha gute kuko ibyo nabyo byasaba analize ndende umunyabyaha n'uwagize ate umunyabyaha ubwo ni byinshi ese wamubonye agira ate wamubonyeho bingahe ese ubundi wavuga ngo icyaha habanza no ngo ubundi icyaha ni iki hari n'ikigero wajya ugasanga twese turi abanyabyaha twizwa n'amaraso ya Kristo twizeye ngo twe twakoze ibyaha twashira ubwiza bw'Imana aho icyo biranditse iryo jambo ryo byibuka byabe mu mayiburayi twese twakoze ibyaha twashira ubwiza bw'Imana ariko amaraso ya Kristo atwigije hafi atwunga n'Imana ngo none uyu munsi rero binangire umutima uyu munsi ijwi ryayo kandi ijambo uyu munsi rihoraho buri gihe cyose aba hari uyu munsi ntabwo rero aho wari wahereye rero nta ibiri ku isi hari ahantu Salomo yavuze mu gitabo cy'umubwiriza ngo ibihe n'ibigwirira abantu biba kuri bose ibihe n'ibigwirira abantu biba kuri bose icyo naryo kandi iryo ni ijambo ryanditse
amagambo abanza sinashatse kubivuga ariko ndayibuka uko avuga, ariko avuze ngo ni umurongo usoza uvuga ngo ibihe n'ibigwirira abantu biba kuri bose. Bose rero ni bande? Ni twese. Hari indirimbo korali niba ari mu majyepfo cyangwa mu burengerazuba, sinzi ko wenda waba uyibuka ngo umfashe kwibuka indirimbo ivuga ngo nubwo ngo ubona ngo dusangira ibishyimbo ngo tugasangira ibyago, akabye ndingo nabahe ntabwo ndibuka neza, ariko bavuze ngo imvura ikagwa mu mirima ya twese, ngo ariko ngo yanga ibyacu saho bicira, ngo hari igihe kimwe bizasobanuka byose, ngo abana b'Imana tugahagarara twemye. Ariko barimba ngo nubwo ngo imvura iga mu mirima ya twese, ngo bakona dusangira ibyago, ngo dusangira ibishyimbo n'ibindi nk'ibyo. Itandukaniro rizaba gusa ku munota wa nyuma, nibwo itandukaniro ry'abantu rizabaho bakajya mu byiciro bitandukanye, ariko tukiri mu isi imvura iragwa ikagwa mu mirima ya twese. Cya gihe cya Covid nta muntu wavuze ngo irafata abadasenga cyangwa abasenga. Imvura igwa mu mirima ya twese, ibyago bitugeraho twese, tugasangira ibihingwa byahenze ku munzani tubabisangira, dusangira amashuri, kwiga, imvune zo mu isi n'ubuzima tubabisangiye. Itandukaniro ni ukwizera dufite no gukomera ku mwami wacu, no kumva ko ibiho byose bitaduca intege, tugakomeza kwizera no gukomera ku Mana, ariko ibyo byose tubabisangira ari ku isi twese. Urakoze cyane Imana bw'umugisha. Turi mu bihe rero bigoye, turi mu bihe usanga abantu bari mu rujijo, bakavuga ngo hari abantu bakijijwe ariko tuvugana basubiye kunywa inzoga kubera insengero zafunzwe. Abandi bati ejo we nagiye mu Gaturika basengera bari kwakira bari kuvuga ngo abantu ngo bari barabatijwe muri ADPR bagiye ngo babaye bagarukira Mana bageze muri bangahe. Wowe uri kuvuga amakuru cyangwa narindiyo ntakora amakuru. Bahamagaye abantu bageze muri batanu bari babatijwe muri ADPR basubiye mu Gaturika. Ni kubyumva neza. None tuganirize, iyo turebye muri gihe abantu barimo barasubira, urumva aho ngabo bari barakijijwe bavuye mu Gaturika, ariko basubiye mu Gaturika kuba baki abagarukira Mana. Tugasanga ubwo rero hari abasubiye mu nzoga no sasa batari bafite aho basengera. Hari abandi nanone basubiye mu madini hirya no hino, bari kugenda bava mu ADPR basubira aho bari baraturutse. Mukozi w'Imana isumba byose, iyo urebye iki gihe kikwigisha icyuho. Igihe kinyigisha byinshi, ariko sintekereza ko abo basubiye mu kiliziya, ahubwo njye nabita abagarukira kiliziya. Ntabwo navuga ko ari abagarukira Mana, ahubwo ni abagarukira kiliziya. Kubera ko kujya kubasura muri ADPR kuba bagarutse ntabwo ari bwo, simvuga ngo bataye Imana, kandi umuntu wataye Imana ntabwo agaragazwa n'idini ari gusengera. Umuntu uri ku Mana, uri gukorana n'Imana, uri kubana nayo, n'umuntu wataye Imana wayiretse, ntabwo bagaragazwa n'idini cyangwa itorero barimo, bagaragazwa n'imirimo bari gukora. Aho urumvise neza? Umuntu wataye Imana kabisubiremo, cyangwa wayigarukiye cyangwa uri kubana nayo, ntabwo bigaragazwa n'idini cyangwa itorero bari gusengeramo, bigaragazwa n'imirimo bari gukora. Abantu basubiye mu kiliziya ntacyo mfite mbavugaho kinini, ubwo nyine umva ko arimo bari bavuyemo bajya muri ADPR. Igihe kirageze basubira ku mpamvu zabo, ubwo nyine bumvise bakumbuye kiliziya, bumvise ariyo bashaka basubirayo, nta kindi. Bumvise neza, bumvise nanjye sengera muri ADPR, njya kuzamo hari itorero nabanje gusengeramo mbere. Ninumva ku mpamvu zanjye narisubiramo, nta rubanza ruzaba ruhari, nanjye nta rubanza nshyira kuri abo bantu. Urateganya gusubirayo se? Oya, ntabwo mbiteganya. Mubwiye gusa haramutse hagize impamvu ituma nsubirayo. Impamvu yatumuzwa ni ngiyi. Ntayo nzi umwanya kuko ntayihari. Uyu mwanya ntayo kuko ntabwo nkumbuye gusubirayo. Ariko iramutse ibonetse niko navuze. Cyangwa umva ko umuntu yiseguye cyangwa ateganya. Iramutse ibonetse, ishobora kubonetse kuki habonetse ituma nza muri ryo ndimo. Hashobora kuboneka n'ituma ubwo nasubiyeyo, ubwo naba nahakunze, ubwo nahakumbuye, ubwo abantu bakumbuye padiri, bakumbuye bisa, bakumbuye ukarisitiya, bagiye kubifata, nta kindi. Icyo aba bandi uvuze ngo bari kunywa inzoga, reka nkubwire umuvandimwe. Kamubwira ijambo ntazi ko abandi bari buryumve. Gufungwa kw'isengero no guhagarikwa kw'abakozi b'Imana, no guhagarikwa kw'abakozi b'Imana, ntabwo mpamya ko ari cyo cyatuma umuntu asubira gukora ibyo atakoraga. Reka ntange urugero.
abasirikare bari ku rugamba hana kuri centre bataille ahantu bashobora kwamara n'umwaka nta rusengero bazi naho ruri ko bakizwa ko basenga ko bakomera ko babana n'Imana. Bibiri ivuga ngo iki? Ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera ndetse muri twe niho haganje cyane Imana n'imbaraga zayo kuruta inzu twubaka. Ziriya nzu twubaka nazo njya ngira ikintu njya nzivugaho cyane, ariko wari uzi ko buriya bavuga ngo inzu y'Imana uziko n'itobora nayo atari yo, wari ubizi? Buriya ziriya nsengero twubaka ntabwo ari inzu y'Imana. Ubu wabyumva nawe yantera amabuye wenda, ariko reka mbivuge neza. Imana yarivugiye ngo ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Mbese ishaka kugaragaza ubunini bwayo, iravuga ngo ubwo mwanyubakira nzuki. Numvise neza? Yagaragaje ko ubunini bwayo mu ijuru itahakwirwa. Banza uvuga mu ijuru. Impamvu baretse kuba kubaka ama etage. Uretse ndaje utuntu dutoya uravangirwa wowe. Ubwo rwose Imana ikwirwemo. None Imana ntikwirwa mu ijuru no mu isi. Mu ijuru ishyiraho igihimba gusa. Urumva iricara kikajya mu ijuru. None ikamanuka igakandagira ku isi. Ikibazo cy'ubunini kigakemuka, ariko reka tuganire. Ikibazo cy'Imana kingana gute? Ariko kagikuko uko kingana nyine. Ikibazo tuza ngo usubize uko kingana ko ndabizi. Nezire zacyo ndazizi. Kazikubwira uko zingana. Nezire z'ikirenge cy'Imana ndazizi. Kazikubwira. Igihimba cy'Imana iyo yicaye ku ijuru gutya. Urabona ko yicaye? Igihimba kikacyuzura ijuru. Amaguru akabura wajya. Imana ikayamanura igakandagira ku isi. Nta musore wubatse kwibagiye kumirizo. Wagize ati umusore wagize wubatse inzu wagize ukajya ujya mu mirizo igasigara hanze. N'Imana nayo ijuru ntabwo ikwirwamo, ahubwo nono ngo ari kwirwa mu ijuru. Reka kandi yavugiye yavuze ngo ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge. Ubu ikirenge cy'Imana kingana, isi ni intebe y'ibirenge by'Imana. Ubu kera hano turi kuvugira ku birenge byayo. Noneho ihita ivuga iti none ubwo mwanyubakira nzuki. Yashaka kubaza iti abantu b'abenjenyeri mu kubaka muzi gupima, mwampima mute mwanyubakira nzuki? Iravuga iti ahubwo reka mbabwire inzu mwanyubakira bigakunda. Mumbe umutima umenetse. Haleluya. Mutima umenetse ushenjaguye. Ngo nzawujyamo mukwirwemo. Wabwana abandi barinje tubone ubumana bwayo. Mu bumana bwayo ikwirwa mu mutima umenetse, ijyamo idakwirwa mu ijuru no mu isi. Niyo mpamvu iyo yarivugiye ngo mwanyubakira nzuki, none ntirenganya uwo muntu wayubatse ninde? Ko yivugiye ngo mwanyubakira nzuki. Abavuga ngo iyi ni inzu y'Imana ntabwo mvuga ngo mubireke, ni agaciro bamuha n'icyubahiro, ariko uvuze ukuri kuzuye. Ntabwo urusengero ari inzu y'Imana, ahubwo urusengero ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Ni mu iriya nzu ifite agaciro, uyangije nawe wakwangirika, uyitobye nawe watobwa, n'ingoma yo muri yo, n'intebe yo muri yo, n'agatambaro ko muri yo, n'ibyo kuba kuko byitiriwe izina ry'Imana. Ariko ntabwo iriya wavuga ngo inzu y'Imana ngo oya yarivugiye ngo mwanyubakira nzuki. Iramutse igize inzu y'Imana yagira inzu imwe mu isi, ntabwo yagira nyinshi, ariko ni inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka Imana, bityo ikagira agaciro ikubahwa. Hanyuma mu nsengero twari tukiri ku bantu bavuye mu nsengero bakajya mu byaha. Njyewe navuga ko bakina zirimo ibyo bintu babikoraga gake bihishe, babonye zifunze muri bo bihugwaho, ariko ntabwo mpamya ko kubera ko insengero zafunze ntabwo bishoboka. Aya cyagiye cya covid nize kuvuga ngo wacuruje n'akabari inzoga hano bazicuruje wakwishyira kuri kagataburete karekare yari pase. Uriya muntu n'ubundi yarazinywaga mu ibanga rwihishwa. Undi wagiye kubaka roge yubaka na bare yari pasiteri yari ntabwo yabitangiye uwo muntu. Gusa twavugaga urusengero rurimo bare na roge wo haruguru hano hafi yacu nta cacuze iri hafi aho yafite ubu bishop hano cyane abanje gukora bare ngo na roge hano hafi ntayuze haruguru hagatoya, ariko uramuzi uvuga undi we yafashe amafaranga yo kubaka urusengero ajya kubaka bare. Ariko banza umbwire uwo haruguru hagato nituva kuri kamera ndamukubwira uriti toro hano hafi ya turi nawe nibise ngo wakozemo bare n'amarogi. Bibaza ibyo rero ni n'ubundi burya cyagiye afite urusengero
ntabwo yari mu nzira y'Imana. ariko bagize igihe amafaranga abantu Zigira ngahe uko bibonye bagize zinzubuka mbwira nyine ca kumayanze kuzubuka kuruzubuka none se ko wagiye muri rogi udafite amafaranga umaze gutangamo nkangahe muri rogi se ngiye ko yagize suguru kuvuga nta makuru ufite uvuga ko zunguka zigira amafaranga nta makuru afite mu ntano bose uzuye amarogi nta makuru ujya usanga huzuye abantu ku marogi wabona se ndi bose ukuvuze baba bari mu byumba rega yewe babwire cyakora niba ufite rogi mbwira uko zunguka uganize nadukurikiye niba si byo zijyamo mbwira yuko ujyana nuko musigaye mbona rogi z'ahantu hose yabaye business yawe bivuze ngo ibyaha byabaye byinshi kandi zari inzu z'ibyaha nirenganya kurara muri rogi ntibisobanura ibyaha harimo ushobora kuyiraramo ku mpamvu zindi nta byaha agiye gukoreramo akagenda akajyamo akaryama agasinzira harimo ushobora kuva icyangugu yagera ino agashaka harara akishyura 5 bye akajyamo niba 5 bari 10 akaryama hari uwava mu kindi gihugu akaza ntabwo kujya muri rogi egari gukora ibyaha ubusoko ari byo nk'ibyo abantu bajya banacirana imanza ngo babonye wenda nk'umurokore ngo wagiye mu kabari none nta tubari tw'abarokore tubaho twotsa brosote twotsa inkoko twotsa amafi umurokore ukeneye kubirya yajye yabibona ati ikibazo wazajya umufasha ama igisubizo nawe uze ko Imana iba ufite igisubizo kenshi babonye umurokore asoza bati kwakira Yesu abagiye mu kabari ariko niba akeneye brosote niba akeneye ibindi byotso mu mabari yabibona ati urakoze cyane zirazitse reka tuganire muri iki gihe gira icyo ubwira abantu bo muri iyi minsi barimo baravuga ngo birakaze ngo birakomeye ngo ibintu ngo bimeze nabi n'icyo babwira abantu bari gutaka bavuga ngo biki bavuga ko bikaze n'ibiki bavuga bikaze ibihe iminsi irakaze kuwa mbere harakaze kuwa kabiri harakabye ntago biki ibi uvuga ibihe se ni ikikoresho ntabwo ni ibiki bikaze ni ibiki biri usaba yanditse mu gitabo cy'umubwiriza ngo nta kiriho kitahozeho ngo dore ibyariho bigiye kumeza gukorwa igihe kuva isi yabisi ubundi abahanga banavuga ko iminsi y'imperuka kuva Yesu avuka yari iminsi y'imperuka ibihe rero nubwo wenda icyo kibazo kitabashijwe neza ariko reka ngisubize uko kiri ibihe bihora bikaze bitewe n'abahari wabivuze neza ibihe bihora bikaze bitewe n'abahari reka nguhe urugero jewe niga ntangira kwiga mu mwaka wa mbere twishyura amafaranga 100 mu mwaka wabyumvise inote y'ijana imwe yari umugore uhetse umwana mu mezi 12 none se nirenga ntabwo batwirukanaga ababyeyi barayabuze wabyumva nawe abana baratwirukanaga uruhombo tugataha turira ababyeyi barayabikaze nibihe byari bigoye ababyeyi bavuzaga induru bati minervari ravaye agasenga ati Mana mfasha nishyurira umwana aza ni 100 cyangwa yisheje inote igiceri cyari kitarazi cije vuba kandi inote urayizi wanayitunze inote y'ijana iriho umugore uhetse umwana baratwirukanaga bavandimwe mukurikira ntabwo ibihe bikaze uyu munsi byahoze bikaze nta buri nako cyangwa bihora bikaze bitewe n'abahari njyewe ubwanjye nigize kugura ibirayi ikiro kigura amafaranga 3 rimwe 2 cyeze igatuna ari 3 ariko 3 kuyabona byaragoranaga kugira ngo ugure iki byararubanyaga rero bambaye umwenda w'icumi amafaranga 15 ariko yavagahe ntabwo byo tuma abana tutambara ubusa icyo gihe twambara ubusa ababyeyi barabuze 5 barabuze 10 yo kugurira umwenda bakayabura ni urugero natangaga kuri minerivare cyane ababyeyi bavuga ngo minerivare zirahenda ibigo biratugora amashuri aturushya ngaho ngo ibyo kurya ngaho ngo kunywa ngaho ngo minerivare yahoze igoye umwana yatsindaga ikizamini cya leta umubyeyi akagurisha ihene akiya ubwo kandi ihene yigurisha kangahe 120 5 akiyambaza bene wabo ubwo kandi uragira ngo mukuru wanjye wize segonderi kera ibintu yishyuraga 9,000 mu mwaka wabyumvise 9 mu mwaka 9,000 mu mwaka uzi kugira ngo aboneke yewe habagaho kuguza gutaka ndibuka atsinda hari musaza ngo wamuhaye 1,000
gutunga igihumbi icyo gihe mu 1986 cyangwa na 7 cyavagahe. Ibihe bihora bikaze, ibiciro bihora bihenda bitewe naho n'igihe abantu barahaha. Ibiciro by'ibiribwa byahoze bihenda, nta na rimwe abantu batatakaga ngo ndabigura gute. Ibihe biriho rero nta gishyashya mbona, cyane cyane ko biriya yagiye bivugaho, ahubwo tukabisoma tubisimbuka twiruka ntitubyite tubiha agaciro. Ariko ibihe byahoze bihora bigoye bitewe n'abantu bariho icyo gihe. Ngiki isuzo nguhaye n'abandi bose, ibihe ntibigoye, ibihe ntibikaze, hazaza n'ibindi bikaze tudahari, abazaba bahari. Ubu se ko turi kuvuga igihe ibi biciro byose tubona bizaba byari kujya nk'inshuro 20 yuko tubona uyu munsi. Ariko ubwo niba naraguze ikigo cy'ibirayi cy'amafaranga 3 kikaba kiri kugura amafaranga 600, ubwo ntibyikujya inshuro 200 si 200 aho ibi dufite ubu n'ibyikuba inshuro 200 nabyo abazaba bahari. Uwo mukobwa wawe muri kumwe aho ngaho, uwo wawe igihe asa afite imyaka nk'iyacu, ibirayi bizabigura gute? Umusheri uzabugura gute? Uwo mwana nagira imyaka nk'iyacu bazabarya ibintu bikozwe by'ikoranabuhanga. Oya n'ibyo bizaba bihari, abahinga bazabahinga. Ariko icyo gihe basa bavuga ngo ese koko ngo biyisi ngo turayibaho gute? Aya maganya abo bantu bafite uyu munsi, icyo gihe nabwo azaba hari. Nge nawe tudahari, tutaravuka, ayo maganya yari ahari. Iyo tugana n'abantu bakoresheje urumiya, ntabwo wo kurubona byagoranaga. Urumiya sinduzi, ntabwo narubonye, ariko abarubonye byaragoranaga kurubona. Bice ko abantu babanje kubaho batambara, icyo gihe batambara ro buri bambara impu, kubona uruhu byaragoranaga, byari iyo bikaze. Uwambaye uruhu rwiza ati yewe we ati dore uruhu we, ati mbega uruhu rwiza, ati hakumakire murambara mumera neza, ati uhambaye neza ufite uruhu rwiza. Abandi bambara ibyitaga inyonga n'ishabure, babikunyira mu biti by'imivumo, bagakunya bitaga ibiki bakabohamo ibintu byose bagashaka icyo bambara. Uwarimije neza wambaye uruhu rwiza rw'imondo, warubonye urw'imparage, wabonye urw'indonyi rwiza, ati dore umukire, ati icyo gihe byari biye kwambara bigoye. Igihe batangiye kugira imyenda gusa n'imyitero, bakaba bafite akenda ke. Ibihe bihora bigoye bitewe n'abariho n'ubuzima niko isi yabayeho. Urakoze cyane mera gumugisha. Tugana ku musozo, gira message uha abantu muri kano kanya wumva wabagezaho kugira ngo barusheho kwihanganira. Yakobo 5 ibice bingava ngo hahirwa uwihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa. Abantu nibaharanire kwemerwa. Message mpaye abadukurikiye, message nihaye, message nsengera, icyifuzo mfite, Imana ifashe kwemerwa. Ntabwo ndi gusenga ari Imana nkuru y'ibigeragezo, kuko ntabwo biva. Twarasenze tujya mu tayi dutuka ibigeragezo, turabivuma, turabyandika mu buvumo, dushyira mu dupapuro, dutseka mu mabuye, dutashye dusanga rwo byabaye byinshi. Bigaragara rero ko ahubwo Imana niduha imbaraga zo kwemerwa. Hahirwa uwihangana imugerageza, kuko namara kwemerwa. Haleluya. Azambika ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Kugeragezwa, wibuka ko umuntu Yesu yageragejwe, avuga ngo ubwo yabajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Rero message ntanze rwuya ngo urimo urageragezwa na byinshi bikugoye, iburyo, ibumoso, imbere, inyuma. Hari umuyaga uvuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo umuyaga uturutse imbere. Nyamuntu Imana ikurinde umuyaga uturutse imbere. Uwo muyaga ni mubi cyane, kuko ukwishe n'amaso n'icyerekezo n'iterambere n'indi byose. Ariko Imana igukomeze, igushoze kwemerwa. Kugeragezwa si ikibazo, kuko abariho bose barageragezwa, wese mu mwanya we uko angana uko ari. Ahubwo Imana igushoboze ushobore kwemerwa. Niyo message ntanze, nicyo senye cyo ngusengeye, ushobore kwemerwa yagusabye ikamba ry'ubugingo. Amen. Dusenga Imana. Mana data twese uri mu ijuru, uhabwe icyuro kuri Imana igira neza. Ufashe buri wese data umushoze kwemerwa, uri kugeragezwa, kandi tuzi ko bamwe n'ibitugerageza ujye uducira kanzu. Ndamusenge ngo umucira kanzu, byumvikana ko bitavuyeho, ahubwo umucira kanzu. Uri kugeragezwa wese ndamusengeye, urakurikira iki kiganiro, n'utaragikurikira aho ari hose, abonzi nabo ntazi, ndabasenge ngo ubacira kanzu. Iyo uciye kanzu hari ibyoroha, hari ibivaho, hari ibigenda neza. Iyo uciye kanzu hari n'indwara zikira. Iyo uciye kanzu hari umuntu abona naho kuba akanzu kayidata karakomeye. Ucira abantu akanzu baruhuke. Kandi iki kiganiro ugihesha umugisha, yesha amavuta y'igikundiro, ucyumvisa gikunde, kugira ngo natwe tubikora by'icyo bitumarira mu buzima busanzwe. Urakoze Imana ko wese umugisha ko kubikunda no kugikurikira,
mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Imana igumugisha. Murakoze. Telefoni ziraziritse ziba ziri kuri screen, telefoni za Shalom TV nazo ziba ziri kuri screen. Ndumva arakagaruka. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Amen.